icyo gihe hari MDR Parmehutu niyo nyine yariho twese twabibaga byanze bose nyuma y'amatora ya kamarampaka ishyaka rya Parmehutu rimaze gutsinda ryagiye risenya ya mashyaka yandi. Nari munsi y'abasuprefe ariko mu bandi bakozi ninjye wari mukuru. Urugumesere yari akomeye ku buryo abajyanama batashoboraga kumuvuguruza. Mu kwezi kwa gatatu 72 wa suprefe wa Byumba. Noneho bigeze muri 72 mu kwezi kwa 11 nanone bampa invitation yo kuva Ibyumba njya kuba banyohereza kuba suprefe wa prefecture ya Ruhengeri navukagamo. Za mvururu za 73 zirukanaga abatutsi mu kazi, zirukanaga abatutsi mu mashuri, nari suprefe mu Ruhengeri. Tutsi birukanwe muri icyo gihe muri 73 ngakora inama y'abanyeshuri nkababwira nti aba bana bagenzi banyu mwirukanye ngo n'abatutsi ndabagaruye ngo basubire mu ishuri. Abo najyanye ku Musanze bose barahize. Irwaza abanyeshuri b'abakobwa bari bakamejeje. Ndababwira ntabwo bishoboka. Muremera abagenzi banyu ntimugomba kubaziza ngo n'abatutsi. Nimupima ndabirukana. Muri icyo gihe hari hatangiye kuvuka udutsiko tw'abahutu bakagenda bakishyira hamwe bakagura amayoga noneho bagakora n'imigambi yo kuza kwirukana abatutsi. Urebye nta butegetsi dusa n'abataragiraga ubutegetsi. Icyo gihe nta nama nagombaga kujya kubaza kuko numvaga nanjye mfite ububasha. Niyo bagatungana rwose ngafata ibyemezo. Ikaze nanone mu biganiro byacu umunsi twagize amahirwe yo kwakira umubyeyi Rucagu Boniface kugira ngo benshi muramuzi umwirondoro we ni munini cyane uri umunyarwanda ukurikira ubuzima busanzwe bw'igihugu adafite ibyo muziho ngo ni wowe baba ufite byinshi byo kwibazaho kugira ngo ni muzeye Rucagu amaze igihe muri politiki y'u Rwanda ariko bitamubujije no kuba n'iy'amahanga yize bitewe n'inararibonye afite. Tugiye kuganira rero ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti ese umunyepolitiki w'iki gihe 2021 niki yakora ngo muri igihe kirekire mu mwuga we wa politiki kandi akunzwe na benshi, kuko muri iyi minsi ibibazo byabaye byinshi ku banyepolitiki butarezwe ibyaha bya ruswa, usanga ari ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byibasiye ku muntu, ibyaha bya Genoside, ibyaha by'intambara. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho. Gusa ibyo ngibyo wenda mu Rwanda by'ubwicanyi by'intambara ngira ngo ni mu mateka nahashize. Ubu ngubu ngira ngo ibindi byaha bihari ni bijyanye na ruswa, bijyanye no kwikunda, bijyanye n'ibyo byaha bisanzwe ariko nabyo bishobora kukwangiriza izina ukava muri politike burundu. Rucagu ikaze. Murakoze cyane kandi ko nawe Rashid yego ndagusuhuje ugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge n'amashyaka kashi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 kash
abantu ko amateka yawe ni menshi njya kuva muri 60 muri politiki ubanza kwibutsa abantu kugira ngo nibura n'umuntu anumve ko umuntu tuje kuganira kuri iyi ngingo ari we bagakwiye kuba ayivugaho. Urakoze cyane. Wenda bivuze kuba birebera ariko ndaca mu ncamake. Ntabwo natangiye akazi muri 60 nk'uko bivuga, ahubwo natangiye muri 66 mu kwezi kwa 9 nibwo natangiye umurimo w'uburezi mvuye mu ishuri nderabarezi cyangwa ry'abarimu rya Byumba. Nigishije imyaka 2
nyuma yaho mba umuyobozi w'amashuri abanza umwaka. Nyuma yaho muri 70 nibwo nagiye muri politike, ariko uretse ko na mbere mu matora yo muri 68 nabanje niyamamarije kuba umujyanama wa komine yacu ya Nyamugari, yahoze ari komine ya Nyamugari, ubu ni mu karere ka Burera. Nabaye umujyanama wa komine muri 68. Abaturage bantoye nari mfite imyaka 22. Abantu babyumvereza ubwo nuko muri 68 uri muri njyanama ya komine. Muri 68 nari muri mu nama njyanama ya komine ya Nyamugari. Ni yegeranye na njyanama ya karere rwose. Ku myaka 22. N'abaturage bantoye ni nabo baje kumpamagara bati turashaka ko wiyamamaza tukagutora. Ese icyo gihe amatora yo mu nzego z'ibanze kuri komine yabaga nk'iki gihe cyangwa aho none yari suffrage universelle abaturage baza bagatora? Yari suffrage universelle, guhamagara abaturage bose bakaza gutora, abagore, abagabo, abasore, inkumi bakaza gutora. Ntabwo batorwaga n'abahagarariye abaturage. Oya. Hanyuma rero muri 69 ariko abaturage, ese kuki abaturage bahise bambwira bati ngwino tugutore utuyobore? Bakumenye gute wari umwarimu? Mbu mwarimu natangiye kwigisha ahantu hitwa Ikigeyo muri iyo komine ya Nyamugari, ahantu hari hamaze imyaka n'imyaka nta munyeshuri uhatsindira ngo ajye mu mashuri yisumbuye. Mpageze rero umwaka wa mbere ndayigisha, bakoze ikizame cya leta, mbona abanyeshuri 14 batsindira kujya mu mashuri yisumbuye. Abaturage birabatangaza, birabashimisha. Ndongera umwaka wa kabiri, noneho hatsinda nk'abanyeshuri 20 mu ishuri rimwe, bose bajya mu mashuri yisumbuye. Noneho abaturage rero baravuga bati uriya muntu azi gukora, ashyira mu gaciro, n'ibibazo byacu yajya byumva rimwe na rimwe. Niko rero kuza bansanga ku ishuri bati turagusaba uziyamamaze. Ntabwo nashobora kwiyamamaza, bati uzandike usaba ko bagushyira kuri candidature, kuri liste yabiyamamaza, asigaye nitwebwe tuzakwamamaza. Nuko rero natowe n'abaturage. Nta mutwe wa politiki bo icyo gihe hari MDR Parmehutu niyo nyine yariho, twese twabibaga byanze bose kuko amashyaka ya politiki yari yaratangiye muri 59 agakomeza muri 60 nyuma y'amatora ya kamarampaka. Ishyaka rya Parmehutu rimaze gutsinda ryagiye risenya ya mashyaka yandi, ku buryo byageze muri 63 nta yandi mashyaka hari uretse MDR Parmehutu. Ugiye muri njyanama nkaje njya mu nama rimwe mu kwezi, mu nama ya komine. Ubundi bagafata nk'umunsi umwe tukazenguruka komine twumva ibibazo by'abaturage. Ubundi kandi nk'abaturage babonye akanya bakanzana ibibazo aho nigishaga, nkabyumva nkazabikurikirana, nkazabaha igisubizo. Ese turebe wenda abantu bagenda basobanukirwa. Ubu ngubu uri
inama njyanama y'akarere niba ifite ubushobozi bwo kuba yakweguza meya nicyo gihe namwe inama yanyu ifite ubushobozi bwo kuba yakuraho burugumesitiri ntabwo byashobokaga burugumesitiri yari hejuru y'inama njyanama yari hejuru akazi kake kandi rero karakare akazi kacu kwari uko kurebera abaturage gufata ibyemezo mu nama yayowe na burugumesitiri tugafata ibyemezo tubona bishobora kuzana imibereho myiza y'abaturage bishobora kuzana amahoro bishobora n'ibyemezo birebana n'iterambere ariko burugumesitiri abishatse atabishatse n'ibyatambukaga ni nako byagendaga muri emerende ibyo byo ni ihame ntavuguruzwa burugumesitiri yari akomeye ku buryo abajyanama batashoboraga kumuvuguruza uri mu nama njyanama ukomeje kwigisha uvuye mu nama njyanama ukomeza nagiye no kuba inspecteur w'amashuri kuyobora amashuri muri komine ya Nyamugari na komine ya Cyeru zari zifatanye biregeranye noneho nabwo mbibangikanya no kuba umujyanama wa komine ariko muri 70 leta imaze kunyohereza muri prefecture ya Kibungo kuba umukozi mukuru wa prefecture ya Kibungo ubwo noneho nasezeye mu nama njyanama ya komine ya Nyamugari va muri prefecture ya Ruhengeri ye muri prefecture ya Kibungo kubayo icyo bitaga fonctionnaire principal bivuga ngo umukozi mukuru ukuriye abandi bakozi ba prefecture uvanyemo abasuprefe nari munsi y'abasuprefe ariko mu bandi bakozi ninjye wari mukuru ubwo rero nahamaze imyaka 2 mu mpera za 71 bamvana muri prefecture ya Kibungo banjyana muri prefecture ya Byumba ngeze ibyumba mu kwezi kwa gatatu muri 92 nibwo nabaye sous-préfet wa prefecture ya Byumba 92 mu kwezi kwa gatatu kuva muri 71 kugera muri 90 ukora iki kuva muri 70 ahubwo kugeza muri 71 mu mpera nari fonctionnaire principal bitaga umukandida sous-préfet nategurwaga kuzavamo sous-préfet Ikibungo nategurwaga bagira ngo barebe imirimo nkoraho nibishobora nyikora neza ku buryo n'aba sous-préfet noneho rero evaluation yabaye isuzuma bikorwa byasanze mu by'ukuri imirimo nari ishinzwe muri prefecture ya Kibungo narayikoze neza noneho nibwo mu kwezi kwa gatatu muri 1972 nibwo ngizwe sous-préfet wa prefecture ya Byumba ariko banyimura mvi Kibungo njya Ibyumba ni mu wenyine ndi fonctionnaire principal nsimburana n'umugabo mwiza cyane witwaga Rukamba Jean Baptiste akaba ise wa Musenyeri Rukamba uwo niwe twasimburanye yabaga Ibyumba ari n'abari fonctionnaire principal noneho bamuzana Kibungo ni naho yavukaga nje banjana Ibyumba ndamusimbura ndi fonctionnaire principal mu kwezi kwa 11
71 ariko bigeze mu kwa gatatu 72 noneho bangira mbona urwandiko rungira sous-préfet wa prefecture ya Byumba. Buriya sous-préfet yari mu rwego rukuru ruto mu bayobozi, ariko urwego perezida atangira ku aheraho anoma abakozi b'igihugu. Ubwo rero nashyizweho na perezida Gregoire Kayibanda. Muri 72 mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu 72 wa sous-préfet wa Byumba. Noneho bigeze muri 72 mu kwezi kwa 11 nanone bampa mutation yo kuva Ibyumba njya kuba banyohereza kuba sous-préfet wa prefecture ya Ruhengeri navukagamo. Nagezeho mu kwezi kwa 11 muri 72 mba sous-préfet 73 insanga aho ngaho za mvururu za 73 zirukanaga abatutsi mu kazi, zirukanaga abatutsi mu mashuri, nari sous-préfet mu Ruhengeri. Zarahabaye. Ubwo wenda ushatse kuzambaza ibyazo twazabigira ikindi kiganiro. Ariko buriya kuko turi mu myitwarire muratubwiraho gato no kutunashiraho icyo gihe wabyitwayemo kandi ko uri mu bayobozi bakuru banashyirwaho na perezida wa repubulika Kayibanda, kandi imyigaragambyo ikaba yarakorwaga no mu bantu bivuga ko barwanyaga Kayibanda. Rero namwe mufite ukomaho mu byo bugene uko nguko nabyumvise ko twe nuko bisoma no kubyumva abandi banyepolitike. Mu by'ukuri twebwe abari mu mirimo icyo gihe ntabwo twamenye uko byateguwe, ariko icyo dushobora guhamya nuko byabaye. Uko byateguwe twagiye tubyumva nyuma cyane. Ubwo rero icyo gihe ndi sous-préfet muri 73 mu Ruhengeri guhera ziko nagezeho muri 72 mu mpera nagezeho nk'uko tari mwiza. Noneho nko mu kwezi kwa mbere kwa kabiri nk'uko wasandaye rwose twashya nta mabwiriza, nta nyandiko, nta nama zakozwe ngo tuzimenye. Bwajya gucya bakatubwira ko hirya no hino muri prefecture hari amaliste yasohotse yirukana abatutsi ku kazi, ndetse ko abanyeshuri mu mashuri abanyeshuri b'abatutsi nabo barimo kwirukana. Icyo kora abatutsi birukanwe muri icyo gihe muri 73 babonaga ayo maliste ntibongere kugaruka ku kazi, bagahita bahunga. Ntabageze kuri prefecture ngo tubwire ati batwirukanye. Naho twageraga twasangaga abakozi bagiye, wabariza uti barihe bakakubwira ngo ntawe twabonye. Ubwo rero bahitaga bihungira, kuko deja nko mu gihugu nko mu makomine no mu zindi prefecture bumvaga batangiye kwica. Numva rero guhunga byo byarumvikana. Ariko bamwe mu banyeshuri bo bagiye baza kuri prefecture
kenshi rero nge bahansanga babaga bazanye n'ababyeyi babo bakambwira bati abana bacu mu mashuri bari kubirukana babaziza ngo yuko ari abatutsi. Ngafata imodoka ya prefecture nkabashyiramo nkajya ku ishuri. Mu ishuri nagiyeho nirya Musanze, nkajyana abanyeshuri nkabwira abayobozi ko bakira abo bana, abana b'abatutsi. Abayobozi b'amashuri bakambwira bati ntabwo ari twebwe, biri guturuka mu bana, mukoresha muhamagara abanyeshuri bose mve hano mabwiye. Ngakora inama y'abanyeshuri nkababwira nti aba bana bagenzi banyu mwirukanye ngo n'abatutsi ndabagaruye ngo basubire mu ishuri. Abanyeshuri bagatera amahane ngo ntibishoboka, ngo ntabwo bashobora gusubira mu ishuri. Ndababwira nti rero ubu ngiye mfite ububasha mpabwa n'igihugu, aba bana barasubira mu ishuri, ugerageza kubirukana niwe ufatira ibyemezo akirukanwa kandi agafungwa. Ndabibabwiye, mbibabwiye imbere y'abayobozi banyu, mbibabwiye imbere y'abaprofeseri, ntabwo ari ugukina, hagira ubigerageza. Abo najyanye ku Musanze bose barahize, ndetse hari n'umwe uri muri iki gihugu waje guhunga nyuma, yaranatahutse araza arambwira ati ubu ndakuze ndashaje, ati ariko niwe wanshubije mu ishuri i Musanze, niwe watumye niga. Abona nirwaza abanyeshuri b'abakobwa bari bakamejeje, ndababwira ntabwo bishoboka, muremera bagenzi banyu, ntimugomba kubaziza ngo n'abatutsi, nimupima ndabirukana. Navuga mu by'ukuri ibyo Rwaza na Musanze ndasubije abanyeshuri mu mashuri. Ukuvuga ngo nuko n'abakozi bari bagiye bababuze reka nkubwire n'umwe ahubwo ku mukozi, iyo mu gusubiza ikibazo cyawe, iyo hagira abakozi bangeraho nabasubizaga ku kazi. Umuntu yakwibaza ngo ari sous-préfet ibyo bikoraga utavuganye na préfet, wari umutimanama wawe cyangwa wowe wabiteguye? Mu by'ukuri ndagira ngo manze mvuge icyo nakoze ku bakozi, nari mvuze ku banyeshuri, mvuge no ku bakozi. Muri icyo gihe hari hatangiye kuvuka udutsiko tw'abahutu, bakagenda bakishyira hamwe bakagura amayoga, noneho bagakora n'imigambi yo kuza kwirukana abatutsi. Muri iyo nama nakwita n'agatsiko, ariko abantu bagera ku 100. Noneho ni inama rwose, barantumira njyayo. Noneho mbona bahagurukije umugabo witwa Rwabukumba François, utuye mu Murera hariya, yaratuye mu Musanze, aherutse kwitaba Imana hashize nk'imyaka 3 cyangwa 4, hariya mu Musanze. Baramuhagurutsa ngo nasohoke. Ndahaguruka ndamubwira nti buretse gusohoka, ndagira ngo menye icyo musohoreye. Ati nawe urabyumva sous-préfet, aturiya muntu ashobora kuba ari icyitso. Kubera iki?
bati uriya muntu ni umututsi none yatujemo. Ndamubwira nti Rwabukumba yari umwarimu, icara. Amaze kwicara mbwira abari aho bose nti ubu mwibagirwe ko muri kumwe na Rucagu, ahubwo mwumve ko muri kumwe na sous-préfet, umutegetsi. Rwabukumba François ntasohorwa muri iyi nama, nasohoka nanjye dasohoka. Mwamutumiye, ni umuvandimwe, murakorana. Kandi ibi ngibi namenye ko hari n'abakozi mwagiye mwirukanisha, mwagiye mwirukana bakagenda. Rwabukumba Nyizimana ndamubonye. Rwabukumba araguma muri iyi nama. Ikindi kandi Rwabukumba ntimugomba no kugira ngo muzamwirukana, muzabona ingaruka zizabakurikira. Nzabafungisha. Icyo gihe twaravuga ngo nzabafunga. Icya kabiri, ntagomba kubura amahoro, ntagomba kubura umutekano. Umutekano we mushinze mwebwe mwese muri hano. Abantu muri hano nazanye secrétaire yanditse amazina yanyu. Rwabukumba nabura umutekano ni mwebwe muzabiryozwa. Mwabyumvise? Ntabwo nshobora kwemera ko mushyiramo amacakubira ahantu ndi. Barabyumva, dusangira za nzoga, dusangira za brushete, turataha. Hari mu kwezi kwa 2/73. Rwabukumba ntabwo ni nawe urebye niwe mututsi wari wasigaye aho ngaho, abandi bagiye. Rwabukumba ntacyo yabaye. Kudeta ya Habyarimana akuraho Kayibanda, Rwabukumba yagumyeho. Yemwe n'ejo wundi muri 94 muri Genoside yakorewe Abatutsi, Rwabukumba nawe mukozeho. Nasubiye kuba prefet wa Ruhengeri, yabaye umwe mu baje kunyakira, avuga ati ndacyariho, ati kubera wowe. Ndashaka rero kukwereka iyo hagira n'abandi bangeraho wenda mbana abakirije cyangwa nk'abazira, nabyo byarashobokaga. Narimbajije mwabikoze nka sous-préfet kubera imbaraga bari mufite, mutabajije préfet bigore ko ari ibintu warumbwiye ngo ntabwo mwari muzi ahantu byaturukaga, wowe bikoze kubera iki? Mu mutima nama wawe ugiye gukiza icyo gihe nagize Imana, kuko wari préfet wacu wa prefecture Ruhengeri, leta ya Kayibanda yari yamuhamagaye imwohereza kujya kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi. Yari umugabo witwaga Karuhije Inyasi. Noneho rero prefecture we asigarirwaho n'umusuprefet wari mukuru wari waratubanjirije mu mirimo. Bashyiraho n'umusuprefet wundi uzanyunganira. Hari suprefet mukuru wari waradutanze kuba suprefet, nanjye wari umukurikiye. Noneho bazana undi wari burugumestre aba suprefet. Icyo gihe rero urebye nta butegetsi, dusa n'abataragiraga ubutegetsi. Icyo gihe rero nta nama nagombaga kujya kubaza, kuko numvaga nanjye mfite ububasha. Niyo bagatungana rwose. Ngafata ibyemezo. Akaza kubimenya nyuma, akareba nabi, ariko nabikoze. Icyo gihe muri MDR ntabwo icyo kintu mwajyaga mukiganiraho. Arega
mu by'ukuri nagiye muri perefegitura ya Ruhengeri, nta nama kubera ko izo mvururu zari zatangiye, nta nama za MDR zigeze ziterana, ahubwo inama bari batumiye zagombaga kuba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7, ari wo munsi 73, ari nawo munsi wabayo kudeta. Noneho kudeta ivuga ko izo nama zose izivanyeho, naho nta nama hagati aho zabaye. Hari akaduruvayo mu gihugu hose, bicwa, birukana, abandi birukanwa bahunga, nta nama zabayeho. Karakavuga kudeta irabaye kuwa 5 Nyakanga 2023, ibaye sous préfet na préfet, hari préfet w'agateganyo cyangwa w'inzibacyuho. Wumvaga muri wowe amahirwe ari kwa gukomeza cyangwa kwa? Mu by'ukuri nuko nabimenye, twazindutse, twatangiraga akazi saa moya tukajya ku cyo bitaga ku iperu. Noneho tugeze kuri perefegitura dusanga yagoswe, imbunda ziraparitse ari twe zireba, winjira wese imbunda zimureba. Abasirikare baraduhagarika, baratubwira tutaruko muraduhagarika twebwe turi abakozi ba perefegitura, ngewe ndi sous préfet, uriya ni buri muntu wese akivuga. Baravuga ngo ibyo ntacyo bivuze, ngo ubutegetsi bwanyu bwavuyeho, bwarangiye, ngo musubire inyuma, ari byo bitaga mu Gifaransa demi-tour, vuba niba mudashaka akaga. Noneho rero dusubirayo, buri muntu asubira iwe, ngengeze iwanjye. Hari n'abandi bakozi bake ba perefegitura twajyanye iwanjye ngo tujye mu gahinda. Noneho tugezeyo rero dufunguye radio, nibwo radio ivuze ko inama zari za parmehutu zari zahamagajwe ko zose ziseshwe, ko inteko ishinga amategeko ivuyeho, ko leta ya Kayibanda ivuyeho, ko ingendo zihagaze mu gihugu n'ibindi byinshi. Bavuga ko ahubwo dusigara dutegereje ko ahubwo hagiyeho komite y'amahoro n'ubumwe, ko iyo komite ari irasimbura guverinoma, ko inzego zose z'igihugu zose zisheshwe. Ubwo rero twamenye, ubwo nibwo twamenye uko byagenze. Tumaze kumenya uko byagenze rero, nkanjye naribazaga ni ese nzafatwa mu, ariko ubwo deja twabimenyaga ko hari n'abatangiye gufatwa. Amakuru yaragendaga, nta mobile zari zihari, ariko amakuru sinzi uko agendaga. None rero ntangira kwibaza se none bazamfata ko nakoranye na Kayibanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, batamfashe se ubu singiye kuba umushomeri? Nibyo bibazo bibiri nari mfite. Hashize ibyumweru 2 nibaza, niyama sinsinzire, nafata n'amafunguro ntangere ku mubiri, kwirwa mu rugo udasohoka. Noneho nyuma y'ibyumweru 2 rero nibwo batangaje ko bashyizeho guverinoma, bashyiraho, bavuga ko muri babandi bagize komite bavanyemo umwe ubaye perezida wa Repubulika, Habyarimana Juvenal,
bamwe bavana muri abo nabo bavanamo bagira ba ministre, bafatana ba ministre bandi bagira guverinoma. Barangije rero baravuga ngo nize, ariko icyo gihe batuvanaho baravuze ngo inzego za prefectura zishinzwe abakuru b'ingabo bari basanzwe bayobora ingabo muri zo prefectura. Icyo gihe wayoboraga iwacu yari Colonel Ruhashya, niwe uhafashe. None inyuma yaho banahamuvanye bamugira ministre w'ubuhinzi n'ubworozi. Noneho rero muri ibyo byumweru bibiri bashyizeho guverinoma, ni nabwo bashubijeho baravuga ngo bagiye gusubizaho inzego za gisivili muri za prefectura. Noneho mu baprefe bari bahari harabaravaho hari n'abaragumaho. Abasuprefe bari bahari harabavaho hari n'abagumaho. Noneho twumva kumva radio, ngiye kumva numva bavuze ko Rucagu Boniface asubijweho kandi ko avanywe muri prefectura ya Ruhengeri yararimo, ahubwo bamwohereje muri prefectura ya Gisenyi. Ubwo urebye hari nko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi muri 73. Naho Gisenyi urujye kuba suprefe. Igisenyi rero banyoherejeho nanone ngiye kuba suprefe. Igisenyi rero ngezeyo narahakoze, prefectura yose maze kwizenguruka, mbona message zazaga mu kirere zazindi babigitaga kuri za foni. Iyo message imvana yaje mu kwezi kwa 12 73 imvana muri prefectura ya Gisenyi, inyohereza kuba suprefe muri prefectura ya Gitarama. Gitarama nabwo kugira ngo ngeyo hari umusuprefe warwanye na ministre ubyerekeye witwaga ministre w'ibyerekeye ubucukuzi mine na kariyeri witwaga Shingiro Mbonyumutwa, niwe bari bagize ministre w'ubucukuzi iwabo ni Gitarama. Uwo musuprefe witwaga Gatwabuyenge Claudien iwabo ni Cyangugu, ahurirayo na ministre Musuprefe niwe Gatwabuyenge. Noneho ahurira na ministre Shingiro Mbonyumutwa muri bari yitwa Bose Jour y'Igitarama. Baraganira, ibyo kuganira bigira bivaho bajya impaka mu kabari, bigezeho byo kujya impaka bivaho bararwana bafatana mu mashaka. Ubwo rero uwo musuprefe mu gitondo bamukuraho bavuga ngo yakubise ministre. Icyo kora koko ngo yaramubwiye ngo mwanya nazimbwa mwe za banyenduga ngo ibyanyu turaza kubisubiramo ku murongo neza ngo tuzabereka. Icyo gihe abanyagitaramo ni barafashwe, bari barimo gufatwa, bari bakirimo gufatwa. Gatwabuyenge umunyacyangu, iyo umunyacyangu abwira umunyagitaramo ati byanyu byasubiyemo turaza kubajegeza abashafu. Noneho rero ministre arakara abamukubise urushyi Gatwabuyenge naho mukubita urundi. Ubwo noneho abaraho barabakize. Raporo ariko iragenda igera i Kigali. Suprefe urumva guhangana kujya, nubwo ministre yamukubise yakwiye gucisha bugufi. Guhangana yo gukubita ministre rero basanga ari cyaha gikomeye, bahita bamuvanaho. Bamuvanyeho rero nibwo bavugaga bati nimurebe undi mu basuprefe washobora kuzaba Igitarama kahayobora ariko afite imico itandukanye n'iya Gatwabuyenge,
kuko Gatwabuyenge yahoraga agenda mu Banyenduga ababwira ati bashati byanyu turabizi mwabihishe kera ko twarabitahuye. Abanyarwanda bo byabo byari bimeze niyo mayobera y'igihugu cyacu, niyo mayobera y'igihugu cyacu. Noneho rero abari nge boherezayo bari bamaze kugenzura ko temperament zanjye, imico yanjye kandi mpageze koko ni nabayoboye neza, baratuza bumva ko ari Abanyarwanda nk'abandi. Izo nshuro no kuvuga Abanyanduga ko warugiyeyo wowe uri umunyaruhengeri uri umukiga nkuko babyita. Yego, ntabwo abo Abanyanduga batangiye kukwikeka kugira urwikeka ko umuntu bavuga cyangwa ngo bashyizeho mwene wacu bazanye umukiga, igihugu ni cy'abakiga muri iyi minsi ukoranye nabo neza. Babaje kunyishisha, ariko noneho mu nama zitandukanye bumva uko mvuga. Mbere na mbere ijambo Ubunyanduga sinigeze mbivuga na rimwe. Narababwiye nti inzanywe no guhanagura imvugo yo kubita Abanyenduga, bakabita Abanyenduga babanenga kandi muri Abanyarwanda nk'abandi. None iyo mvugo ko yaturukaga ibukuru, wowe ibyemezo nk'ibyo byo kopoza ku cyemezo cyaturutse mu ibukuru, ibyo byemezo bifata gute? Ariko urumva ibyemezo byo hejuru biba biri hejuru cyane, ntabwo bigera mu baturage nk'aho umuntu babana umunsi ku munsi ahora basomborotsa abacyurira ibyabaye. Narababwiraga ni ibyabaye, abagize ibyaha bazabibazwa, ariko abataragize ibyaha muhumure ntacyo muzaba. Turagenda tubihuza n'iby'iki gihe. Yego birumvikana wenda ko umuyobozi wa kirya gihe yabaga afite imbaraga zirenze, imbaraga nyinshi zikomeye kugira ngo abe yafata icyemezo hejuru ntibamubaze, ntibabigendeho cyane, umwanya baga bakwizeye. arega no hejuru ntabwo bigeze bavuga abaturage b'Abanyenduga, bavugaga ubuyobozi bwatoneshaga akarere kamwe. Ubuyobozi rero ntabwo ari abaturage bose, batonesheje akarere kamwe Kanduga. Nta nubwo bavugaga ngo batonesheje Abanyenduga. Attention utangira ubyumve, akarere Kanduga ngo baragatonesheje. Ariko iyo mvugo ubwayo, iyo mvugo Abanyenduga ukayivuga ubacyurira, ntabwo n'inzego zo hejuru ntabwo zabacyuriraga zityo. Ndayoboye rwose, mpayoboye neza ku buryo n'ubu uyu munsi wa none aho bari muri Gitarama mpafite amaboko cyane. Ariko reka tugende tuganira wenda turagiye ngano twaga abategetsi rago bitwaga abategetsi wategetse muri Kibungo, tegeka muri Byumba, tegeka muri Ruhengeri, tegeka muri Gisenyi, utegeka muri Gitarama. Cyagihe umutegetsi abaga afite imbaraga zo kuba yakora ikintu kikamwitirirwa. Bitubwira mu Ruhengeri wakoze iki icyo gihe muri superfe, Igisenyi, Igitarama, ko ratubwira ati n'umugabo w'Igitarama bafite amaboko. Muri politiki nakubwiye ibyo nakoze mu Igisenyi, nagezeyo urebye mu ntangiriro zo kwezi kwa karindwi. Dutangira kuzenguruka prefectura muri mobilisation yo kumenyesha abaturage ibyabaye mu gihugu. Nta yindi mirimo yakorwaga.
dusa naho turangije kuzenguruka prefectura, tubonana n'abaturage, tubonana n'abayobozi bo mu nzego z'amakomine. Babigeze mu kwa 12 baba bansubije, noneho babanjanye igitaramo nahamaze umwaka. Ibyo nakozeho rero binatuma n'ubu bakinyibuka, nuko aho kabyarawe Abanyarwanda bararohanije. Abanyendugu bwabo icyo gihe bandikiraga mu nzego z'iperereza zari zafashwe na rizindi koroneri, ariko icyo gihe yarakiri major. Mbo abanyagitarama bakandika, umwe agafata mugenzi we akandikira kwa rizinde ati uyu muntu ni mubi, arwanya leta yanyu. Izo nzandiko bakazohereza muri Gitarama, kubera ko nari supref ushinzwe ubutegetsi na politike, prefa kazima, kugira ngo njye gukora iki, njye gukora iperereza. Nkagenda nkakora iperereza ritabogamye. Ariko uwo nguwo bavuze ko arwanya leta, bakaba bamaze kumufata ari muri kasho. Nazarangiza iperereza ngatanga umwanzuro ko uwo muntu nasanze ari umwere, bakamurekura. Ubwo nabamvuye nko muri urugero komine Kayenzi, ejo bakarega uwo muri Rutobwe, nkajyayo nanone ngasanga aramatiko. Noneho icyo kintu cyo kuzenguruka prefectura ngaragaza ukuri, nenganira abantu, Abanyagitarama baranyemeye, barankunda cyane. Icyo kintu nicyo gitumana n'ubu nandikiye umuntu w'Igitarama, ni uyu muhungu Rashid n'uwanjye, muwe mumumpereye 100 nzaba mbibaho, bayaguha neza rwose. Nagaragaje ukuri sinabugama, hanyuma barakira. Mamara rero umwaka harangiye, umwaka urangiye njya muri sous-prefecture, banyohe baba leta bifashe icyemezo gikomeye cyo kwegereza abayobozi abaturage ubuyobozi, decentralisation. Bafata prefecture zari nini cyane, bazikatamo bashyiramo za sous-prefecture, bagira ngo borohereze abari kure y'ibiro bya prefecture. Nibwo rero bafashe prefecture ya Gisenyi bashyiramo sous-prefecture ya Kabaya, yafataga Ikingogo n'Ubushiru. Sous-prefecture yari ahitwa Ikabaya muri komine, mu yahoze ari komine Gaseke. Noneho rero ngewe banyohereza muri sous-prefecture ya Gatsibo mu mpera za 74, ngaruka muri Byumba. Noneho muri sous-prefecture ubwongi nabanje no kwibaza ngo baranyirukanye. Ndikose ibi bintu ni biki? Urabona umuntu wamenyereye amashanyarazi, abona igira imodoka za leta, ahubwo naje no navuye n'Igitarama nza i Kigali kubaza nzizi iki. Ariko ntaragera kwa ministre w'ubutegetsi, icyo gihe ari ministre Kanyarengwe, ntaragerayo. Abantu nabo bo muri ministere barambwira bati felicitation yuko inoherejwe mu cyaro. Bangwe mu mujyi bancimze mu cyaro, bavuye ku mashanyarazi, ngiye gusubira ku Kadodo. Felicitation. Bataya bati se ntufite ubutaka wigengaho, komine zawe zinga ugiye kuzitegeka, uzajya ufata ibyemezo nka uri prefet.
bati mu minsi ishize se niba zaguha imodoka y'akazi. icyo gihe ntabwo baguhaye Ariko do namaze amezi 4 ngenda nta modoka ngendesha kanjye nari naguze. Bon noneho abantu babimbwiye batyo ndakata sinajya kwa minisitiri. Ndavuga nti reka numva ibyo abantu bavuze wenda ntabwo bivugiye ubusa. ariko wari wageze kuri minisiteri Nari nageze guhano rwose hariya kuri minisiteri. ukata mutabonanye usubira Nkata tutabonanye. Noneho ndagenda ndahambira mu mpera z'ukwezi kwa 11 toujours. Mbangeze Ibyumba wari prefe wa Byumba witwaga Nshungu y'inka arambwira ati uraburi hano kuri prefectura tubanze tugushakire ibiro tugushakire naho uzacumbika. Mu kwezi kwa mbere abarabirangije witariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere natashye Gatsibo. Icyo kora inzu yayibonye oya ibiro byari akadukuru ya komine yitwaga komine Ngarama yakoreragamo kutwumba tubiri. Ariko ntacyo byari bitwaye kuko nari ngende njyenyine. Nta musekreteri, nta muparanto, nta muzamu, nta modoka, ntaki. nta ofisi wari ufite none ubu muri ofisi aho ngaho Oyo nari njyenyine gutangira. Noneho rero ntangira kugendesha akamodoka nari naguze mu mafaranga bari bangurije. Nyuma y'amezi 4 nibwo bampaye imodoka ya leta nshya kamyoneti 404 nshya. Nibwo banyoreje umuzamu n'umuparano ariko umusekreteri akaba ari je ubyiyandikira. Nyuma y'ukwezi kwa 5 nibwo banyoreje umusekreteri. Aragatubaye gusa buhoro nibwo bagiye bohereza n'undi mukozi gutyo. Sous prefecture ya Gatsibo wigeze rero kumbaza uti wavuga ko wagiye imariki. Nakubwiye iki namaze murengeri, nakubwiye iki namaze ku Gisenyi muri mobilisation nta bindi bikorwa bifatika. Mubwiye ni igitarama na n'ubu bakishima. Igatsibo rero yari hari komine Murambi, Gituza, Muhura, Bwisige, Gituza, Ngarama na Muvumba. Bikaba ari igahini ariko komine Murambi bikagera Kagitumba bikava n'ahandi hitwa Iburimbi muri zo za Bwisige. Mu magambo make nahamaze imyaka 6. niho kuva ugiye muri politiki niho hano wari umaze igihe Niho nari maze igihe. wakoze iki nabubatse ibiro bya sous prefecture mu misanzu y'abaturage mu bakuru urukiko rwa mbere rw'iremezo. biracyariho ku buryo umuntu uhari ubu ngubu ari kubibona Wambare bari ukazagenda ukabibona. Reka mbikubwire byose. Sous prefecture, urukiko rwa mbere rw'iremezo, parike, iposita, inzu ihurirwamo na serivisi zitandukanye. Bivuga ngo amakoperative, urubyiruko, abakozi ponze chaussée, bâtiment civil. Iyo ni zimwe abakozi bagahuriramo. Inzu ya service sociale yarebaga iterambere ry'abakobwa n'abagore. Mubaka kantine, mubaka n'inzu y'imyidagaduriro ishobora kujyamo abantu 500. Mpashyira imihanda na rond-point nano birahari. Mashyira n'umuhanda mwiza cyane ugera ku rutare rwa Ngarama. Mabonera amafaranga muri ambasade y'Abahorandi
miliyoni 200 icyo gihe z'amanyarwanda nizo zubatse ibitaro bya Ngarama. Mashirisha école primaire ya mbere nagiye ko negosiya mu Pentecote by'ibyo bikorwa nashyize hariya barandirimbana n'ubu ngubu rwose kabisa. Urahavuye ubwo rero noneho mpava muri 80 mu kwezi kwa gatanu banyohereza none muri prefecture ya Gisenyi, ariko noneho muri prefecture, muri sous-prefecture ya Kabaye. Namaze imyaka 3 aho nasize inzu irimo yagombaga gukorerwamo inama kandi igakorerwa n'imyidagaduro, abantu bajyamo nk'abantu 500 na za services za zindi za ponze chaussée, bâtiment civil, amakoperative, urubyiruko nazo zibonamo ibiro. Iyo nzu n'ubu irahari. Noneho bigeze mu kwezi kwa 10 banyimurira muri prefecture ya Gitarama nanone, ako noneho muri sous-prefecture ya Ndiza cyangwa Nyabikenke. Ariko noneho banyimura ntatashye ya nzu narindimo kubaka ku Kabaye. Ndagenda njya kubwira minisitiri wanjye wambabariye nibuze kuko oya Kanyarengwe ntabwo yarakiri Kanyarengwe, hari undi ndibuze kumukubwira. Noneho ntiwambabariye iyi nzu ko ndimo gusiga amarange kandi amafaranga narayasabye mu baterankunga b'Abanyamerika, ukambabarira nkayitaha nkanategura raporo nzayishyikiriza abaterankunga nabo bakaza bakabona ibyo nakoze, noneho ukanyimura. Arabyanga, anjyana rero Igitarama muri Nyabikenke muri Ndiza, ariko ngenda nishimye, ngenda mbabaye rwose kuko uwo ministre mu kunkura Ingarama nanone yankuye Ingarama hari inzu narindimo kubaka iyicumbi rya sous-préfet ahegere sous-préfecture, mubwiye ntireka nyirangize ngo uzagusimbura azayirangiza. Iyo nzu na n'ubu ngubu ntirarangirira cyahari, imyaka ingahe ishize. Oyaho Gatsibo ibyo nubatse byose hari imwe navuyeyo narangije icumbi. Nagombaga kuva hejuru Gatsibo nkajya gutura Ingarama hasi aho n'uzansimbura akaba ariho azatura. Igihe rero maze gusakara ya nzu aranyimura, nyimwe ndamubwira ntiwandeka nkarangiza inzu, ati uzagusimbura azayirangiza. Umusimbuye yabuze yakura amafaranga ko nayasabirizaga se ko ntayo leta yampaga. Nuko noneho kubera ko nagiye ndakaye rero mu kwezi kwa 12 banjyanye mu kwezi kwa 10 Nyabikenke aho ngaho muri Ndiza mu kwezi kwa 1083. Mu kwezi kwa 12 banjyanyemo mu gihe abadepite bari gutanga candidature yo kwiyamamariza ko abadepite abantu bose bari kwiyamamaza. Ndavuga nti rero uyu ministre ndabona tutumvikana neza, ambujije gutaha amazi 2 utabanza ntazamukira. Mfata icyemezo cyo kujya kwiyamamariza kuba umudepite iwacu mu Ruhengeri. Ubwanje niyamamaza mu Ruhengeri, ntanga kandidature mu kwezi kwa 10. Mu kwa 12
bamenyesha ko kandidatire yanjye bayemeye. wiyamamaje ku giti cyawe cyangwa wiyamamaje mu izina ry'ishyaka? Ndagira ngo nkubwire ko uwiyamamazaga wese yiyamamazaga ari muri MRND, nta kindi cyari iruhande washoboraga kwiyamamarizamo. Twari mu cyo bitaga ubwato twese butwambutsa, nta wajyaga iruhande. Ubwo urumva ko niyamamaje mu kintu twari duhuriyemo cya MRND. Umuntu byumvise tujye tubihuza n'iby'iki gihe, iki gihe bo muri RPF inkotanyi cyangwa PR cyangwa PSD, ntabwo ku munsi wavuga mu gihe mufashe icyemezo mu gihe kwiyamamariza ku budepite. Niyo mpamvu bagira ngo tunagende bisobanura neza, kubera yuko dufite uya n'ubu ufata icyemezo wowe ubwawe, wowe ufata icyemezo cyo kwiyamamaza, ariko kwiyamamariza hehe? Mu ishyaka. Kubera iki? Kubera ko hari FPR ni ishyaka, PSD ni ishyaka, PR ni ishyaka, PDC ni ishyaka, PSR ni ishyaka, PDI ni ishyaka. Urumva hari amashyaka menshi. Icyo gihe rero uyamaze ubwawe, noneho ahubwo mu ishyaka ryawe bakareba niba wujuje ibyo basaba, bakakwemera cyangwa bakakwanga. Icyo gihe ariko wowe uri mu ishyaka, ujya ujya mu ishyaka, wowe wese ujya muri komisiyo y'amatora. Uko byari bimeze, aho ubyumve neza, iyo hari ishyaka rimwe rukumbi, mwese muba muririmo, mwese oya, mwese muba muririmo. Uko wabigenza kose ntuvuga ngo uraryanga se ujye hehe. Ni ukuvuga mwese muba muri iryo shyaka. Ubwo rero ko niyamamaje, nta hirya nta PSD ihari, nta PR ihari, nta PDI ihari gusa MRND. Nkiyamamaza rero byumvikana ko niyamamaje muri MRND. Ubwo rero nakubwiraga ko mu kwezi kwa 12 bambwiye ko kandidatire yanjye yemewe. Ngenda ngiye kugenda ngo baje bahari gahunda yo kwerekana abakandida mu makomine yose. Ukwezi kwa 12 nibyo byakozwe. Kugiye kurangira baradutora muri za 28 29, baza kudekarara ko natsinze. Twara abadepite 8 mu Ruhengeri, nsinda ku mwanya wa 5. Ubwo rero nasubiye kuri Ndiza, ngiye kubasezeraho. Prefecture navuga ahantu rero ntakoze ibikorwa, mu by'ukuri nanjye nyicuza. Ndiza yarambabaje, kandi Ndiza yari yishimiye konza, kuko bari banzi igitaramo mbere, bakanamenya no hakurya ho muri Kabaya, kuko bitubanye. Baravuga bati tubonye umuntu w'umugabo uzaduteza imbere. Ariko babivuga narajeyo nararakaye, narabaye umurakari. Noneho nagiye kubasezeraho. Mu by'ukuri rero mu byo nakoze aho honyine, aho niho ntagize icyo nkora, no muri prefecture ya Gisenyi kubera igihe gitoya. Igisenyi ho nakoze mobilisation, ariko no muri Ndiza niyerekanye muri komine zose narishinzwe. Rutobwe, Kayenzi, Nyabikenke, Nyakabanda narabiyeretse ne bose, ndaje dukorane, muzashyikira. Bati ngwino gusa, bati twishimiye kukubona. Ariko ku mutima nkumva naramaze kugenda. Mu by'ukuri sinari kurambirwa, ariko burya
ndagira ngo nkubwire amafaranga nakoreshaga nabaga naragiye nararaye amajoro nkora amaproje imishinga njya muri za ambasade kuburana iyo mishinga kugaragaza uburemere bwayo ku baturage ko bifitiye abaturage akamaro kandi umuterankunga aba yifuza ko nurangiza aho mushinga uzamuhamagara akaza gataha cya gikorwa akavuga ijambo hanyuma ukamuha na raporo. Rero mbonye mbuze ijambo aho hantu habiri nicyo cyatumye mbo murakari. Ntabwo wageze kuko byareshyaga umuterankunga ntabwo wabigeze. Ntabwo nabigeze kugira ngo mvuge nti nishimiye umuterankunga yampaye amafaranga yanaye nyakoresha mu gikorwa iki niki ndamushimiye. Aho hantu nabuze nta jambo rero nigeze ngira aho hantu. Ugiye mu nteko. Ubwo rero noneho njya mu nteko ho rero nta initiative yo kugira imishinga no kwicara nibyo nta ibyiza baguha imishinga y'amategeko ukajya kuyisoma ugashakamo ibitekerezo ejo ukazajya mu nama ugatanga ibitekerezo ubona bishobora kuzamura abaturage ibyo birumvikana. Ariko mu by'ukuri nko kugira initiative ngo ujye muri za ambasade nk'izo ushake uvugire uti ndavugira abaturage baguha amafaranga ugiye kuyakoresha ibyo mu nteko ntabwo bishoboka. Ubwo rero mu nteko ariko rero kubera ko nari nagiyeho nkishimiye ntacyo byantwaye. Ubwo rero mu nteko nahamaze manda ya mbere narayirangije imyaka 5 8 nanone mu mpera zo kwa 1288 barongera barantora manda ya kabiri. Twarahiye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 1989. Ubwo rero muri 1990 nibwo intambara yo kubohora igihugu yatangiye. Kugeza ubwo guverinoma narimo yangaga gushyira mu bikorwa amasezerano yarusha kugeza muri 1994 Genoside yakorewe abatutsi itangiye nyuma yuko indege ya Perezida Habyarimana ihanuwe. Mu by'ukuri wenda nkomeza ubwo ayo ni amateka abantu barayumvise ya mbere ya Jenoside yakorewe abatutsi kuri Rucagu nifase yiganjemo kuba sous-préfet depite imyaka 10. Yego tugiye no nyuma Jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo akazi ka mbere bari préfet muri 1997 mu kwezi kwa 4 nibwo nagizwe préfet wa prefecture Ruhengeri kugeza mu prefecture avuyeho ahasigara ne gusa yitwa ama province. Ariko twumvikane gato ama province yavuyeho muri 2001 nako ama prefecture yavuyeho muri reforme cyangwa se ivugurura ry'ubutegetsi muri 2001. Prefecture zivaho zitwa province. Dusigara rero dufite province cyangwa se intara 12 ubwo ni 11 n'umujyi wa Kigali. Ubwo rero nabwo ndakomeza mwaza kuba prefet w'intara ya Ruhengeri. Noneho mu mpera za 2005 mu kwezi kwa 12 nibwo bashyizeho nibwo bavanyeho intara 12 zibinye. Ngirirwa icyizere cyo kuyobora intara y'Amajyaruguru. Aho rero uwa gavana w'intara y'Amajyaruguru niwe gavana wa mbere. Abantu bari barayikwitiriye
ntara ya Rucagu bari barayinyitiriye ngira ngo wenda byagiye biterwa n'amateka nagezeho mu ntambara y'abacengezi. ari nayo abantu bakugarukaho cyane. Yego mfatanya n'abandi turayirwana turayitsinda. Hakurikiraho periyode y'iterambere. Iterambere rero leta yaramfashije mbona umushinga wo guteza perefegitura ya Ruhengeri imbere witwaga PADEP, twahawe n'Abahorandi kuri support ya guverinoma. Iyo PADEP yari ifite amafaranga menshi. Ubu ngubu nta umuntu ashobora kumva ko ari menshi, kuko ubu noneho leta y'u Rwanda yabonye yatangiye gutanga amafaranga menshi cyane mu turere no mu mirenge. Ariko icyo gihe uwo mushinga waje ufite miliyari 10 kuri perefegitura ya Ruhengeri yonyine. Ubwo rero mu wagiye mu makoperative, mu kubaka ibiro by'amasegiteri, ni nawo twakuyemo amafaranga ku kintu kitazibagirana cyane cyo kubaka kaminuza ya Ruhengeri yitwa Ines. Iriya rwose iki ni ikintu gikomeye cyane gihari kitazahanagurika kivuye mu ku bufatanye na leta, kuko amafaranga yose yayubatse urumva ni amafaranga yavuye muri uwo mushinga, kandi uwo mushinga wari uwa leta. Noneho leta ku bwumvikane na diyoseze itanga ikibanza, noneho tubaha amafaranga. Diyoseze yatanze ikibanza, leta y'amafaranga. Yego, yo kubaka. Ni ukuvuga ngo barayifatanije. Ariko rero leta kubera yuko yamaze kubona ko abana barangiza muri prive bakorera leta, nkuko n'abarangiza mu ya leta bakorera leta. Leta mu by'ukuri nubwo mu micungire yayo ya buri munsi wenda leta ntijyamo, kereka wenda mu nama z'ubutegetsi kugira ngo ikomeze irebe niba biri mu nzira yari yateganijwe. Ubwo niba wenda ureba mu bikorwa nk'ubwo ntekereza icyo gikorwa kurwanya abacengezi ni igikorwa kuko washakaga ibikorwa nagiye nkora, kuvana abaturage, gusubiza abaturage mu buzima busanzwe bavuye mu ntambara y'abacengezi ni ikindi gikorwa, guteza abaturage imbere kugira ngo nabo bagerageze kugera ku rwego abatarahuye n'intambara y'abacengezi bari bamaze kugeraho, nacyo ni igikorwa. Kuvugurura iriya nzu ya perefegitura ya Ruhengeri yakoreragamo ikagira ririya sura ubona akarere ka Musanze gakoreramo, nacyo ni igikorwa gikomeye cyane, kuko maze kuhavugurura imbere nkashyira kaburimbo, n'uwahanyuraga wese yasangaga ibikorwa ari byiza cyane. Ariko warutubwiye ufashije kurwanya intambara y'abacengezi, abacengezi baratsindwa, ko hari ikintu cyagiye kivuga igihe uyoboraga hariya waba prefe cyane uri prefe, abantu barafunzwe cyane, bari bavuga mesi tubashinjwa ingengabitekerezo. Bari bavuga mesi igihe ki? Muri za 2003, 2002, 2004 icyo gihe abantu bose bagiye bafungwa, abarimu. Ariko rero dutandukanye inzego z'ubutegetsi n'inzego z'ubucamanza. Nge nari mu rwego rw'ubuyobozi,
rutagira ijambo mu nzego kandi ubucamanza ntibuvugirwamo. Ubwo rero abafunzwe bivuga ngo ubucamanza bwo buzi ibyo bafungiwe. dukomeze ako karagaciye kugenda tuvuga aho oya nibyo ntubibagirwe n'ikindi cyaba cyaravuzwe rwose. ubwo wabaye guverineri kuva 2005 niho twari tugeze kugeza. nabaye guverineri kuva ubwo no guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2006 kugeza ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu 2009. icyo rero nzibukira mu ntara noneho ndi guverineri. nakwibuka ko nagiye kuba guverineri mvuye mu biro byiza mbura ibiro nkoreramo pe. nari mvuye mu biro bya Ruhengeri mwari muzi mwese, noherezwa ikinihira ameze nabi cyane. ariko habi cyane byaramunaniye kubaka ibiro. hoya yakubaka semo uwo munsi bamushyizeho niho yahita yubaka. ndavuga uwo uri usimbuye wari prefe. oya uravuga prefe wa prefecture ya Byumba rero ahahoze ari intara ntabwo ariho habaye icyicaro, ahahoze ari province ya Byumba ntabwo ariho habaye icyicaro cya province y'intara y'Amajyaruguru. intara y'Amajyaruguru bayishyize ahitwa ikinihira ku ruganda rw'icyayi, hari kilometero hafi 40 kugera Ibyumba. ibiro prefe wa Byumba yakoreragamo byagiyemo akarere ka Gicumbi. noneho ikinihira nahahoze ari sous prefecture ya kera. nacumbikaga Ibyumba ariko nkaza gutunganyaho aho tuzimukira nka province y'Amajyaruguru. ikinshimisha rero nuko aho ikinihira amazu navuguruye ndakora hamera neza nko kubona Musanze, nko kubona ibiro bya Musanze. ari inzu ibiro ari no mu mbuga ari n'uruzitiro neza. navuye mu ntara y'Amajyaruguru ariko hasigaye hameze. icyo ni kimwe. icya kabiri nishimira nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika amaze kudushyiraho aba guverineri 4 yaraduhamagara avuga ati mubonye intara nshya, buri wese ambwire icyo yifuza abona cyamufasha guteza imbere prefecture province ashinzwe. nge rero namusabye ikintu kimwe. namweretse ko ikinihira hagiye icyicaro cya province y'Amajyaruguru ari mu bwigunge, nta muhanda wa kaburimbo uhanyuze. iyo province rero kugira ngo izamuke yabona ikwiye kubona umuhanda wa kaburimbo uvuye kuri base ukanyura Kinihira ukavana intara y'Amajyaruguru mu bwigunge ibiro, ukagenda ukanyura Miyove ukagera Gicumbi ukamanuka Ngarama ukagera Nyagatare. noneho ngasobanura ko ugeze Nyagatare
abaturage bo mu majyaruguru ntibakongera kurya ibirayi bonyine kandi abavandimwe babo mu Mutara batabifite, ahubwo babagemurira ibirayi. Noneho n'abavandimwe b'amajyaruguru abo mu Mutara bakaboherereza amata, kuko bo amata ahora ku ruhimbi kandi abo mu majyaruguru batayagira. Iyo ni impamvu ya kabiri, ubuhahirane. Ya mbere, kuvana ibiro bya prefecture bya province mu bwigunge. Cya kabiri, ubuhahirane bw'amajyaruguru n'iburasirazuba. Iya gatatu, ba mukerarugendo baza bakagera i Kigali mu gitondo bakajya gusura parike y'Akagera, bagasohokera i Nyagatare, noneho bakongera bakamanuka bakanyura i Gahini, bakanyura Kayonza, bakaza i Kigali mu gitondo bakajya gusura parike yo mu Birunga. Icyo gihe rero ntabwo bazongera kugaruka i Kigali, bazagera i Nyagatare, bakomereze i Nyagatare, Gicumbi, Base, Musanze, noneho biborohere. Kimwe n'ababa babanje gusura iyo mu Birunga mu Kinigi bashaka Akagera, batagomba kwirwa bagaruka inanga. Ibyo bintu bitatu nibyo nabwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aravuga ati igitekerezo gifite akamaro, uwo muhanda ndawemeye. Kinshimishije rero nuko uwo muhanda ugiye kurangira rwose. Gusa akantu gato batakoze neza nako kandi karababaje, nuko bawutangiye maze kuhava ntibawunyuza noneho Ikinihira. aho washaka kandi Ikinihira hari uruganda rw'icyayi, hari ibitaro, wenda province yo yarahavuye, ariko uruganda n'ibitaro ako kantu niko kanyuzemo, kandi byakozwe na gutinda zo ntabwo byabaye ikibazo, iyo bidatinda bigakorwa gihari ikintu cyari gukosoka. Oya, birumvikana bari kubikora uko nabisabye, ariko rero ubwo byanze bikunze igihe bizamenyekana ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemeye ko binyura Ikinihira, kandi abaturage ba Kinihira nahoraga mbabwira ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabahaye umuhanda uzanyura Ikinihira, ugafasha uruganda rwaho, ugafasha ibitaro, ni bimenyekana bityo amaherezo bazakora. Abantu basaba ko bakora Katronso, agace kavi Kinihira kafite kaburimbo gahuza Kinihira n'indi kaburimbo yakozwe. N'ibyo bitaro rero nabyo ndabyishimira, kuko nahagiye bidahari, nabyo nkomeza kubisaba, nahavuye babyemeye. Aho ni Kinihira. Ariko intara yose y'amajyaruguru aravuga ati Gicumbi n'ubundi iracyari kwakunda ko mwayisanze, ko mwayisize. Ariko ntabwo Gicumbi uko twayisanze ariko twayisize, ko nayisanze nta kaburimbo se. Ubu ngubu kaburimbo ikabihanyura, kandi iyo kaburimbo ariyo nasabye. Urumva, kandi imyaka 3 nahamaze gusa. Ngira ngo urumva urumva rwose ibyakozwe muri iyo myaka 3 ntabwo ari bikeye.
mwicaye hano mu nama ngishwanama ariko mu buyobozi mwagiye mucamo hari n'ibindi wenda mwaba mwarifashe ko bikorwa n'ibikorwa mu by'ukuri ahubwo wenda mu bindi bikorwa nakoze ntakubwiye kandi bikomeye mu Ruhengeri ni ugufatanya n'inzego zindi twakoranaga leta yari yarampaye tugahindura imyumvire y'abaturage yari imaze imyaka n'imyaka yaratojwe amacakubiri y'ivangura, tugahindura aba baturage bakagira imyumvire myiza, bagashyigikira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi barabanje gushyigikira leta z'amacakubiri. Mu by'ukuri ibyo navuze byose nicyo shingiro rya byose, kuko abaturage ba Ruhengeri bahinduye imyumvire pe, bashyigikira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda pe, bagana mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge pe. Ni n'abaturage na n'ubu ngishimira cyane, kuko ntabwo bantetereje, kuko iyo bananira nta jambo nari kugira muri leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Abo baturage rwose aho baramutse bashobora kumva iki kiganiro tugirana, abanyaruhenge, abari abanyaruhengeri rwose ndabashima, nzabashima, nzababwira n'abandi. Ntabwo bantetereje, iyo bantetereza nari kugira nte, ko nari mfite impungenge leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda imaze kunyizera, impaye abantu barananiye, nari guta agaciro. Barakoze rwose, baragahorana amata ku ruhimbi. Ujya kubayobora kuko nibo abantu uvuze ko ryo shingiro rya byose, wagiye uza amateka uhazi unahageze umutwe, wagiye utekereza ko ugiye gukora iki kugira ngo bakumve ibyo bajyanye ari byo bakora kugira ngo ugere ku ntego zo kuyoboka leta y'ubumwe. Ni irihe banga wakoresheje? Nta banga rindi nkibyumva ko ngiye kuyobora, nibajije byinshi. Naravuze ati ko leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ingiriye icyizere. Bariya abaturage kuva muri 59 kugeza muri 94, nako kugeza muri 97, yohesha kugeza muri 94, bakaba baratojwe amacakubiri y'ivangura. Nzabashobora ne? Bananiye se sinaba ntengushye abangiriye icyizere? Nzabigenzane. Nasanze rero icyo ngomba gukora cya mbere ni ukumenyesha abanyaruhengeri bene wacu ko twabaye mu macakubiri imyaka myinshi, bikaza no kutugeza ku ntambara ya Genoside yakorewe Abatutsi. Intambara yo kubohora igihugu tukayirwana, tugatsindwa no kutagira umuco w'indangagaciro, tugatsindwa no kutagira umuco w'ubumuntu, tugatsindwa no kuvangura Abanyarwanda aho kubabumbira hamwe, tugatsindwa no gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Icya kabiri, ko twatsinzwe rero no kutugira indangagaciro, ni muze tuyoboke.
tuyoboke leta yatsinze, leta noneho yo iduhamagarira kubaka ubumwe bwacu, ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi nituyiyoboka ntacyo tuzayiburana, izaduha byose. Ari icya gatatu, twitandukanye na politike y'abacengezi. Abacengezi baje gusenya, kongera gusenya ubumwe bwacu bwari butangiye kubakwa. Intambara y'abacengezi rero yo ntabwo izatwubakira, ahubwo izanadusenyera na dukeya twari dusigaranye. Twitandukanye n'abacengezi kuko ntacyo bazatumarira, kuko n'abayirwana abenshi bari mu ngabo zatsinzwe, batsindwa no batsindwa n'ikinyoma, maze twitandukanye n'abo bacengezi, tuyoboke leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, twubake ubumwe bwacu, tugire amahoro, tubone uko dukorera iterambere ryacu. Ubwo rero ibyo ingeze mu Ruhengeri uko mbikubwiye niko nabwiye abaturage. Uyo ubwiraga abaturage gutyo n'ubundi barakubonaga muri leta yatsinzwe, nta baturage bahagarukaga kuvuga ati mwebwe byagenze, nta babushyiragaho n'ubundi ikibazo. Nta baturage bigeze bangira ikibazo, ni naho nyine ni nayo ntsinzi. Nta muturage wigeze ahaguruka ngo avuge ati uje kutwitoza ibi ngibi kandi mu minsi ishize waratubwiraga ngo tumarane. Iyi ntsinzi yanjye ya mbere nuko kubera gushishoza kwanjye, kubera n'umuco nivukaniye, kubera nuko natojwe n'ababyeyi, nta hantu namwe nari narigeze njya gutoza Abanyaruhengeri kwicana. Ntaho nari narigeze njya kuhatoza ivangura. Nta muntu warakumvise ibyo. Ntawe. Iyo haba nawe urayibona, ntabwo nashoboraga kumara kabiri atarabitangaza. Ntabwo byari gushoboka rwose. Imana yaramfashije ngira ababyeyi beza, nanjye kandi ndabumvira. Hari n'umusushefu watwaraga iwacu kera, nawe yari yaranyihanangirije ati uje uharanira kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ntuzajye mu mavangura. Habaho nize, habaho nakoze, sinkubwiye ko natangira ikibungo mu nzego nkuru. Tekereza ko Nyamugari, tekereza ko ntekereza ko iyo aho hose nkubwiye nazengurutse, iyo aba ari ahantu natoje amacakubiri, ndabarahiye abaturage bari guhaguruka bati uriya muntu yari yaratuzonze igihe yabaga hano. Nta n'umwe, ahubwo abaturage bose baransabiraga.